Yesu ashimwe bene data, muraho neza, nongeye kubahereza ikaze mu mwanya w'ijambo ry'Imana, reka dutangire dusenga. Imana yacu, Imana y'urukundo, tugushimiye amahirwe uduhaye yo kongera kumva ijambo ryawe, nyemerera mwuka wawe wera, yende ku byawe, yende ku by'ubwiru bwawe waduhishiye uyu munsi, hanyuma biduhishurire, kandi anatubashishe gushyira mu ngiro icyo udutumyeho. Tubisabye twizeye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Uyu ni umunsi wa gatatu w'icyumweru. Kino cyumweru turimo turaganira kuri Pentekote, by'umwihariko birumvikana Pentekote ni ibigendanye n'umwuka wera, nibyo turimo turaganiraho. Uyu munsi rero turasoma mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Luka 11:13. Harenze ngo none se muzi guha abana banyu ibyiza kandi muri babi, so wo mu ijuru ntazarushaho rwose guha umwuka wera abamumusabye? Imana itugirire neza, kuko turi abantu babi mu miterere ya muntu. Umuntu ntabwo ari mwiza pe, kamere muntu ntabwo ari nziza, ifite ibibi byinshi. Ariko ngo nubwo turi babi, abana bacu bo tuze kubahereza ibyiza. Imana rero yatubajije ikibazo gikomeye, iratubwira ngo mwebwe muri babi mukamenya guhereza abana banyu ibyiza. Ati ubwo ninjye wananirwa guhereza umwuka wera abantu bamunsabye? Ninjye wananirwa guhereza ibyiza babinsabye? Imana irabizi ko umwuka wera ari mwiza kandi ko akenewe rwose. Imana itugirire neza. Umwuka wera rero abamusabye bose baramuhabwa, kuko si uw'abahanuzi gusa, si uw'abapasiteri gusa, si uw'abavugabutumwa gusa. Umwuka wera ni uwa bose. Hari indirimbo ivuga ngo dushaka uwo mwuka wera, ngira ngo ni 107 mu z'agakiza, ngo ni Yesu ngo wawutugeneye. Yangije hepfo baravuga ngo dufite intambara ikomeye ngo mu isi, ngo turamukwiye rwose. Ukwiye umwuka wera, umukwiye mu buzima bwawe bwose. Umwuka wera ntakenewe gusa mu mirimo ifitanye isano n'urusengero, ntakenewe gusa mu bigendanye n'iby'iyobokamana, ahubwo umukeneye mu buzima bwawe bwose. Umukeneye iwawe mu rugo, umukeneye mu kazi, umukeneye mu nzira uri kugenda, umukeneye aho utuye, umukeneye ubuzima bwose, umukeneye ukiri mutoya, umukeneye umaze gukura, abakuze baramukeneye. Umwuka wera akenewe n'abantu bose, akenewe na bose kandi ahantu hose, kuko ni Imana iri kumwe natwe. Mbese kuvuga ngo ukeneye umwuka wera ni ukuvuga ngo ukeneye Imana, kuko umwuka wera ni umwe mu bagize ubutatu bwera. Ukeneye Imana ahantu hose, uri mutoya, uri mukuru, ufite amafaranga, utayafite, uzwi, umaze no utaramenyekana, umaze no kumenyekana, ukeneye Imana. Mu yandi magambo ukeneye umwuka wera. Imana yacu itugirire neza. Umwuka wera rero tumukwiriye mu buzima bwacu bwose, bityo rero dukwiriye kumusaba. Mutumira ze abane nawe, ubumana buze buganze muri wowe, kwera kw'Imana kuze kuganze muri wowe, kuko urumva ni umwuka wera arera, niwe utuzanira kwera kw'Imana muri twebwe, niwe utuzanira ubwenge bw'Imana muri twebwe. Mbese ngo yenda ku bya data by'uruhisho bihishe, by'ubwiru bukomeye, akaza akabiduhishurira. Umwuka wera uramukeneye cyane, ajya anatwibutsa iby'Imana iba yavuganye natwe. Hari ukuntu Imana itwigisha ko dukwiriye kuba twanitwara. Umwuka wera rero niwe udusobanurira, akaduhishurira, akatubwira byose data wa twese aba yaragiye atubwira. Uramukeneye pe, ukeneye Imana muri wowe, ukeneye kwera kwayo muri wowe, ukeneye imbaraga zayo muri wowe. Mwuka wera niwe imbaraga z'Imana, mwuka wera ni byose. Ukeneye Imana muri wowe, ukeneye mwuka wera muri wowe. Gutumira rero mwuka wera ni ugutumira Imana muri wowe. Tumira Imana izibane nawe, tumira mwuka wera azabane nawe. Kandi wumvishe ikintu ukuntu Imana yabivuze neza, ngo umusabye aramuhabwa. Ngo uko turi babi tukamenya guhereza abana bacu ibyiza, izabura ate guhereza umwuka wera abantu bamumusabye? Bisaba Imana ikuzuza umwuka wera. Kandi nawe uvuga mu ndimi nyinshi, nyine ufite na ziriya mpano z'Imana, ibyo ntibikubuze gutumira mwuka wera. Uramukeneye, yaba mbese wibwira ko ataramuhabwa na rimwe, n'uwibwira yuko yamuhawe. Twese dukeneye umwuka wera, dukeneye ko twuzura. Imana itugirire neza. Ku munsi w'ejo twabonye ibyo kuzura umwuka wera. Ni ukuvuga ngo uwakiriye Yesu Kristo wese aba afite mwuka wera, kuko tumuhabwa na mwuka wera nk'ikimenyetso tuba dushyizweho cy'umwuka, nk'ingwate. Ariko hirya y'ibyo ngibyo kumuhabwa, dukwiriye guhora tumusaba, twahora tumufitiye inyota, twahora dusaba ngo twuzure, agere mu nguni zose z'ubuzima bwacu. Musabe agere mu mirimo yawe, mu migendere yawe, mu mikorere yawe. Saba mwuka wera aza kuzure ahantu hose. Saba Imana ize mubane. Gutumira Imana ngo muze mubane niko gutumira mwuka wera ngo aze mubane. Gushimiye cyane ko buno butumwa bwumvishije, kandi ntibigarukire gusa mu kubwumva, ahubwo
ahubwo ukore icyo ijambo ry'Imana rigusabye. Saba Mwuka Wera uramuhabwa, muhereze ikaze aza kuyobora mu by'ukuri byose. Urakoze, Yesu aduhane umugisha.